Hello ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze neza cyane kabisa. Ikaze nanone kuri Rwanda Vibes TV. Niba utarakora subscribe, kora subscribe. Hanyuma ubwire na mugenzi wawe nawe akore subscribe. Hanyuma tubane muri byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu munsi wa none tariki 15 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2019 hano kuri Rwanda Vibes TV. Ni exclusive ngufite abasore babiri hano kabisa bagize itsinda rya C Square kabisa. Ngira ngo abenshi murabazi gusa n'utabaza zabamenya. Kuri uyu munsi ibintu byakomeye kabisa. Aba basore ngira ngo abari basanzwe bari bazi ko ari abavandimwe gusa umuriro watse we barimo bararebana. Ayingwe wakwibaza ati se bimeze bite, byagenze biti? Kora subscribe and stay tuned. Ndagaruka mu kanya gatoya cyane ngwereza full story, don't miss. New York, it's a true story, baby. Square on the top. Yes, nkuko nari maze kubikubwira rero inkuru iriho kuri ubu ngubu nuko abasore bagize itsinda rya C Square kabisa kuri ubu ngubu batakiri kubariza, batakiri kumwe kabisa. Bikaba byabaye confirmed ko aba basore babaye shashije kuba badakomeza kuba bari kumwe. Amakuru angezeho mu masaha make cyane ashize avuga ko aba basore bagize C Square ni Eslon ndetse na Sako. Ngira ngo abanshi bari babazi ko ari abantu babavandimwe cyane. Ubundi kubatabazi aba n'abasore baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko mu mujyi wa New York ahitwa Rochester. Niho abasore bakunze kuba babarizwa. N'abasore bakomeje kugenda bamenyekana cyane bitewe cyane no kwambara neza. Ngira ngo ibingibi byo ntago nakwirwa mbitindaho, ngira ngo ababizi barabize. N'abasore bambara neza cyane ku buryo burenze ndetse bakaba ari n'abaririmbyi. Kuri ubu ngubu rero amakuru angeraho cyane aturuka mu nshuti za hafi z'aba basore avuga ko aba basore batandukanye kuri ubu ngubu batakiri kubarizwa hamwe. Umwe arimo akora ibye ndetse n'undi akakora ibye. Aya ni amakuru nashimangira 100% kabisa, dore ko nkimara kubyumva ibi bintu ngewe nifatiye umwanzuro wo guhamagara umwe mu bagize iri tsinda rya C Square ni Eslon. Hanyuma aza kuba mumbabarire gatoya naje kuba mubura online, nza kumubura bishimangira ko nabasanzwe babakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo ntago wabasangaho kuri ubu ngubu, haba WhatsApp, haba Instagram ndetse n'andi yagiye hatandukanye. Kuri ubu ngubu ntago wabasangaho, bigaragara ko ni ikibazo gikomeye cyane. So ibi bintu bikimara kugenda gutya rero twabashije kuba twakora iperereza, by'umwihariko Rwanda Vibes TV na twakoresheje iperereza rikomeye cyane. Tuza gusanga ko aba basore bashobora kuba bapfuye umukobwa ukomoka hitwa Miami, Florida. Aba basore rero inkuru ikomeza ivuga ko umukobwa utuye muri Florida ariwe baje gupfa, dore ko umukobwa baje kuba bamukunda ari bombi, baza kumukunda hanyuma buri wese yanga guharira undi, hanyuma biza kurangira kibaye ikibazo kirekire. Hanyuma bose bahera mu gihirahiro, hanyuma biza kurangira ibintu bidakomeje kugenda neza. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubona mu mafoto agiye atandukanye ndetse n'indirimbo muri mwumva muri background ni yabo basore kabisa. Gusa ibintu ntago ari byiza cyane kuba basanzwe babakurikira, ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo ushobora kujya kuri Instagram yabo ukabashakisha, ntago ushobora kubabona usanzwe ufite contact ze. Trust me, kuri ubu ngubu ntago uri bubahamagara ngo bikunde. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo no gutegereza tukaza kureba uko biza kugenda kwifata, turagira tubabikurikiranira hafi yuko ibintu bimeze. Nk'ibisanzwe rero ingi ni Rwanda Vibes TV, dukurikirane kuri Instagram account yacu ni Rwanda Vibes 250 ndetse no kuri Facebook page ni Rwanda Vibes 250. Igitekerezo cyaryo cyose gisige muri comment section below hasi kandi like na subscription. Turi kumwe cyane 5 kuri 5. Murakoze kutwumva mwese. Kimwe cyakunyibagiza uretse kubaho nkwisha, nta na kimwe cyakunyibagiza uretse kubaho nkwisha.